yahinduye. Urebye yari indaya ya make, asinda akarwana agakubitwa. Urebye ntiyari guhuza na Olivia kuko Olivia we ni indaya ikuze yihagararaho, imenya kwikontorora, ifite experience kandi imenyereye Nairobi cyane. Size turi kubyumvikana. Muri ubu buhamya bw'uyu muntu uri Nairobi ubazi neza cyane, nta ruhande yigeze afata. Yaba arahamya ko ba Olive bacuruza abakobwa, kandi akavuga ko nawe wari indaya. Nta ruhande uvuga ngo ukimara gutandukana na Olivia nawe wagiye gucuruza umukuri, uvuga ngo hari ko wari indaya ya make. Ngibi dore ngibi sheri ngibi ni kubisoma, ntabwo ngiye ku ruhande. Ariko hano hejuru ikintu ahantu rushingiye rega Congress, ibintu nyuma y'ibyagukorewe ubuzima bwose wari kwisangamo, nta umuntu uza kukurenganyiriza. Sinzi turi kubyumvikana. Nyuma y'ibyagukorewe nibi ngibi uyu mugabo hano muri iyi message yanditse ko uyu mugore, aba bagore, aba ba maîtresse banyu babacuruza bakaba baragucuruje, urimo kumva, ukabisohokamo ujya kwikorera ku giti cyawe, nta ukurenganyiriza ko wadandaje amagara. Icyo turi kureba hano nibyo waracurujwe. Hano uyu mugabo arahamya ko uyu Olivia yabakoresheje, ntabwo abihakanye. Turi kumwe? Nzanira umuntu bita Patrick, ngiye kugeza amasaha tuzanira umuntu abantu mwari mufungiranye muri iriya nzu watubwiye, mwari kumwe mu nzu babakoreshaga biriya, uri abatinganaga, muzane, niho rushingiye. Kugeza aya masaha abantu bari gutanga amakuru nkeneye. Uravuze? Iriya foto mweretse hariho uwitwa Patrick. Iby'amafoto adoke we winyereka, nzanira umuntu my friend. Patrick ntabwo ari kunyitaba. Hari uwitwa Patrick, hari uwitwa Nadine, hariho n'uwitwa Cynthia. Uriya mukecuru ubona ni uwaturindaga ngo tudatoroka. Ibyo ngibyo uri kumbwira, nkeneye umuntu. Zana umuntu wanyuze muri rugendo wanyuzemo aze avuge, atubwire urugendo rw'ibyo mwakoreraga, rw'ibyo mwakorerwaga. Nibyo nkeneye kumenya, nibyo nkeneye. Naho ibyo bindi uri kumbwira aho murimo kunyereka amafoto, ifoto saniraza kumarira iki? Zana umuntu avuga ati ibi ngibi uhereje akanyitaba, kandi yarashize igihe kinini cyane. Wabwiye uwo ngo wari uzamutse kuvuga uwo bavugana akamuhamagara, se bitwaye iki? Hagati aho ngaho banyarwandakazi, mutapinge screen, urumva dutegereza umuntu ushobora kuduhereza amakuru y'imvaho twihuta. Nkeneye ko umuntu ufite amakuru ni menshi cyane agiye kutuzanira uwo muntu. Mukande ku bantu banyu, urumva, mukande ku bantu banyu. Uyu mwanya ninde wakabaya wicayemo, ninde watumutse akamanuka? Ni wa wundi. So tugende mutapinge, musharinge, mubwire abantu banyu bakandeho. Ndaje twongere dutangire ngo nababwiye ngewe iyi case turaza kumenya ukuri. We know the truth. Turaza kumenya ukuri. Mutapinge screen. Namara kubona uwo muntu amuzane, urumva nibyo bintu biri buze gushyiraho umucyo. Ntabwo wambwira ngo mu bantu 50 babacurujanaga hamwe nkuko bitubwira waburamo abantu babiri cyangwa umuntu umwe mwabanye muri ibyo bintu byabakorewe. Sinza turi kubyumvikana. Ariko niba ushobora kuburamo n'umuntu umwe, noze turagendera ku kuri kandi ureba ibiri kukuvugwaho nawe hano. Mutapinge screen, musharinge live. So dusubira mu nkandire kuri Hatimi, ariko abantu no kanda Hatimi byabananiye kweri. Ubu izi Hatimi zibananire. Hatimi akaroza kamwe mu nkandire ko tuturumpinize hasi. Mumpe Hatimi. Mumpe tsuko do Hatimi. Mutapinge screen. Murakira ngo nkina, murashaka ngo nkina ama audio. Munkandire Hatimi ndabasabye, tureka tuzikomplete zino Hatimi muzimbe. Reka mpamagare. Yes big man. Umva ikintu mfasha. Yes. Umva ikintu mfasha.
mbabarira umpe audio urana bira bintu wanyandikiye binsobanure muri audio ngiyewe ndaza kuyikonvatinga ntabwo uza kumvikana ntawe uza kukumenya nibyo bibuze kumfasha nyikinira abantu nyikinde konvatinga utego bindekere ntugire ikibazo ntugire ikibazo kabisa I will protect you ngenda protecting abafatanga buhamya mbabarira ubinkorere nicyo kintu ngore urabigenza ute we bindekere my friend am media man ngende mfite ukuntu bigenza do wari binkorere kabisa please ndagusaba okay mbwira ibyo mvuga in short mbwira ibyo uvuga cyangwa urambwira ibyo uzi no sinjye nakubwira ibyo uvuga nyine muri makeya nibyo nakwandikiye ibi aha urabona rero urabona iyo uri kuvuga story iyo uri kwandika bifite ukuntu bijya bisoundinga ariko nk'iyi story wanditse hano sibyo uramutse ubibwiye ukambwira details birakorohera bro birakorohera kubivuga urumva iyo kuvuga inkuru no kwandika biragora ariko iyo uri kuyivuga uyivimuzi so yimbwire neza umbwire uko byagenze ukura mudamu niba yarabacuruzaga biraza kumfasha no ngenda ikonvatinga ntugire ikibazo kabisa okay merci ukinnye fundi nguruka mp'inkuru erega abanyarwanda mba ngomba kubaha inkuru ibyo kuza kumbwira ngo ntabwo ushaka kumenyekana se mp'inkuru nyihereza abankurikiye byangwe ngo mve gushaka nimero muri Kenya erega aha ariko yiri kodi dore ana muri reka murebe dore kuri kodi dore kuyikora ari kuvuga muri kubireba dore naturagurika bitubwire bitubwire muri audio nabitubwire muri audio dore ari kuri kode dore ari kubwanuka ari kutubwira ukuntu dore twabibonye mutapingi ikisereka nigiye umuntu uryoshye narababwiye nta kintu muzamburana none zubwo urumva niba agiye kuduha amakuru nayaduhe urumva niba agiye kuduha amakuru nareke kuyanusura yiyandikishwa nkora akazi ka leta uri maneye kose uramaze duha amakuru ahangaha akazi ka leta urumva utarimo gusevinga igihugu niba uri gutanga amakuru y'uko bacuruza abantu urumva utari gutangira amakuru ku gihe erega na leta iravuga ati nimutangire amakuru ku gihe tuzana amakuru ushaka tumenye ukuri bombo klate sibyo ntisendeka kuyaguhagumana niko Congress oui ngo wari indaya ya make ntacyo bitwaye bavuze ko ibyo kuvuga ari ukuri nakubwiye ngo nta makuru afite uyu ngo nta makuru afite mu nkandeho banyarwandakazi mu nkandeho Congress mbere y'ikizungereze mu nkandeho murakoze cyane Bijou habuze umuntu kuvana muri big screen umva rero Congress ikintu ngiye kugusaba kugira ngo tuve no muri conversation sibyo kandi nyemerera ubinkorere mbabarira ushake umuntu mwabanye muri ubu buzima mwabanye muri ziriya nzu yabafatanije wambwiye amazina y'abarundikazi n'abanyarwandakazi mbabarira use nko unshakira uyu muntu numubona ibyo nza kuba ndimo byose ndabivamo duke tugaruka mu nkuru yawe hari icyo bitwaye ariko njye biri bungore pe kuko njyewe aba bakobwa nta n'umwe nyibona nta n'umwe nyivugisha Dive nawe ntabwo duherukana icyo gihe Nairobi muhamagaye namubuze impamvu nta contact zabo twongeye kugirana ni ukubera ko ngiye nibera mu rugo nicaye mu rugo yewe mba mu rugo nicaye mu rugo imyaka 10 yose ndi wererana umwana
izindi gahunda nongeye kuzamo hano i Kigali nicaye mu rugo ndicara mba umumama ndera umwana. none uzajya gutanga ikirego udafite abatangabuhamya. Ikirego nagitanze. Ubwo se wagitanze uvuga ngo iki? Itangabuhamya ni njyewe. Oya se. Itangabuhamya. So ubwo rero nugira umuntu unshakira babarira genda vugana n'uriya mukobwa wari wazamutse hano. Numara kubona umuntu bita nde bamwita nde? Uramutinganye. Numara kumubona umpe nimero ye, manuka ugenda unshakira nimero. Reka Nimero ndayifite mbwira nyiguhe. Nyiguhe. Yemwe. Vugana n'uriya muntu umuzi iyaranje umushaka avuge ntegeza ko agera bibuze kuba Ngo nawe ntibakivugana. ntacyo bitwaye sinkeneye ko batakivugana. We mu munshakira uriya mujene niwe muntu nkeneye mu rugamba sibyo? Reka nguhe nimero ye. Okay, so twagiye rero ukenyorereza nimero hanyuma reka tugende. Reka nyikubwire. Ntabwo mfite kuyandika yigereza. Yandika hano muri comment. Oya we kwandika nimero y'umuntu utari kuri social media ngo yandike public hano uzi kwima muri DM. Waba ugiye gukoresha nimero y'umuntu mu nyungu zawe bwite utabisabye uburenganzira, ntabwo atangaza imbere y'abantu 1,100 ngo ushyiremo nimero y'umuntu utabibereye uburenganzira. Fada yindi taringi kugira ngo tuyibone. So ngo tubivuyemo ubwo namara kuboneka turagaruka kuri iyi nkuru yawe. So dukwakomeje rero. Nesa twasubiye mu makoyini. Ngaho ryagwe mwari mwaje guhurura kumva ibi bintu ni mutumuke mu gihe tugarutse mu makoyini twagiye. Abandi muhobagire. Dukomereze hano cyangwa dufungure kuko ndabizi ibi bintu byose bibyagiye hanga nta kintu baza gukora abandi twaturi questing time. Dukomereze hano. Cyangwa dufungure iza makoyini kuko ibi bibora abantu baraza bagahurura bakaba benshi nta spirit ya makoyini kavamo mwana. Fungure makoyini. Tugifunge kino. Murabyumva mute? Bagiye kugenda. Oke niba tumuke tujye mu makoyini bahobagire bagende. Nta kintu ndi gufatamo. Guys mugende tujye mu makoyini. Bye. Mugende muvanga mugende. Guys reka none twinjire mu gusabiriza. Ndagushimiye wowe wankanzeho ongera undebe nkandeho nugera hejuru mbafite indi nkuru ngiye kubaha. Urumva? Niba uri ahangaha ndasaba kugira ngo utapinge screen niba ufite inyabarasanya ukande kuri akanimero gafite ni code ya Canada kanda amakoyini ufite fata ikarita ugire ngo uhuheho uzunkandeho urimo kumva ningira